umuco mu iterambere. Murarikiye gukurikirana ikiganiro umuco mu iterambere kuri BTN TV, aho tugaruka kuri byinshi byaranze umuco wacu w'abanyarwanda ndetse n'uyu munsi bikituranga dukwiriye gusigasira kugira ngo tugire rya terambere rirambye kandi rishingiye ku muco. Nta terambere ntaho twaba tugana, kandi nta n'iterambere ridashingiye ku muco ryaba rifite aho tuganisha. Mbararikiye rero gukurikirana iki kiganiro. Mwongeye kwirwa abakunzi b'ikiganiro umuco mu iterambere. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro umuco mu iterambere, aho tugaruka ku ndangagaciro nyinshi dusanga mu muco wacu wa Kinyarwanda dukwiriye gusigasira kugira ngo twubake iterambere rirambye kandi rishingiye ku muco. Uyu munsi rero twabateguriye ingingo ivuga ku rurimi kavukire. Murabizi ko muri iyi minsi turi kwitegura kwizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'ururimi kavukire, niyo mpamvu twabahitiyemo iyi ngingo. Rero twanyarukiye ku nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ngira ngo mwabibonye ko twahasesekaye. Ndi kumwe n'umutumirwa muri iki kiganiro umuco mu iterambere. Muraho? Muracyabaho. Aratangira bibwira, hanyuma atubwire n'icyo ashinzwe muri iki kigo cy'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, hanyuma tuze gukomeza tuganira ku ngingo twateguye. Muribwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Nsanzabaganwa Modeste, nkaba nkora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, nkaba nkuriye ishami ry'ururimi rw'ikinyarwanda, ariko n'izindi ndimi zemewe n'amategeko dukoresha. Uguhaye ikaze. Uyu munsi twateguye kuganira ku ngingo y'ururimi kavukire, kuko tuzi neza ko muri gutegura umunsi mukuru mpuzamahanga yo kwizihiza urwo rurimi kavukire. None nyakubahwa, iyo tuvuze ururimi kavukire rw'ikinyarwanda, umuntu udukurikiye cyangwa se abadukurikiye bumva iki? Bakwibwira ko ari iki iyo tuvuze ngo ururimi kavukire rw'ikinyarwanda ni iki? Urakoze. Utagomye no kongeraho urw'ikinyarwanda, ubundi uvuze byonyine uti ururimi kavukire, uri umunyarwanda, ururimi kavukire rwawe n'uruhe? Byaze bikunze ni ikinyarwanda, nirwo duhuriyeho twese nk'abanyarwanda. Umunyarwanda aho ari hose, yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ururimi rwe kavukire ni ikinyarwanda. Kereka abandi abana bavutse nyuma bafite ubwenegihugu bw'ahandi bakavukira hanze, hari ibishoboka ko bitaba ikinyarwanda, ariko muri rusange ururimi kavukire rw'abanyarwanda ni ikinyarwanda. Ikinyarwanda rero kivugwa mu Rwanda hose, n'amahirwe tugira. Uko kivugwa ni ibindi, ariko ni ikinyarwanda. Uko kivugwa amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, hagati mu gihugu, ibyo ni iyindi ngingo twaganiraho, ariko ni ikinyarwanda hose. Ururimi rwacu rero ni ikinyarwanda kavukire, yacu ururimi rwacu kavukire ni ikinyarwanda. Ni akahe kamaro ko kuvugira urwo rurimi kavukire cyangwa se ko kuvuga ururimi kavukire? Ururimi kavukire rugira akamaro kanini cyane, kanini karenze ko abantu bashobora gutekereza cyangwa se kuvugaho ku buryo bworoshye. Kuko ururimi kavukire mu by'ukuri warugeranye n'indangamuntu y'umuntu, nirwo rukuranga, nirwo ruranga ibitekerezo byawe, nirwo ruranga umuco wawe, nirwo ruranga ukuntu ubona isi n'ukuntu uyitekereza, nirwo ruranga ukuntu nawe ubwawe wibona no kuwitekereza, nirwo ruranga urukundo rwawe, nirwo ruranga ubumenyi bwawe. Urumva ni umwambaro wambaye ukuranga muri byose, ni indangamuntu yawe rero. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, agaciro karwo ni uko ari wa murage ukomora kuri so na sogokuru n'abamubanjirije ku basokuru, nirwo bakuraze, nicyo kintu cy'agaciro kanini bakuraze. Urumva rero ko ururimi kavukire rufite uburemere bukomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Dukunze kuvuga ngo ururimi ni ingobyi y'umuco, nibyo nasobanuraga. Ruhetse umuco, ruhetse amateka, ibintu byose bitubaho, ibintu byose tuzi, ibintu byose tubamo, byinshi tubicisha mu rurimi. Ururimi rero ni ikintu gikomeye cyane, rukaba indangamuntu yacu, rukaba n'igikoresho. Dushobora kureba mu rwego rw'igikoresho cy'ibanze
cy'agaciro gituma abantu bumvikana, iyo abantu bari hamwe bavugana mu rurimi. none ko tumaze kubona ari indangamuntu y'umuntu tukabona ko ari ingobyi ihetse umuco wacu wa kinyarwanda, mubona mu muryango nyarwanda uyu munsi iki kinyarwanda ururimi tuvuga rufite ubusugire rusigasirwa uko bikwiriye? Iki ni ikibazo rero. Iyo ugereranyije ibihe abanyarwanda twagiye ducamo, ugafata nk'igihe cya kera wenda mbere y'umwaduko w'abazungu ukakigereranya n'ubu ngubu, wasanga ari itandukanyirizo rikomeye cyane, kubera ko icyo gihe ni ikinyarwanda cyavugwaga gusa, cyari kitarahura n'izindi ndimi ngo cyumve cyazikenera, abanyarwanda bumve bazikenera kuzikoresha. Ariko uko isi igenda itera imbere, uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, uko ubumenyi buzamuka, abantu bagenda babukenera. Wabukenera rero ukajya kubuvoma, wabuvoma ugasanga buraza buhetswe na rwa rurimi twavugaga, ariko noneho ururimi rw'amahanga, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili n'izindi ndimi. Kubera iyo mpamvu rero ukemera ko izo ndimi nazo ziza zikabangikana n'ikinyarwanda, ariko birumvikana niba wari ufite umurima w'ibishyimbo gusa wisanzuye, ukemera n'ibigori biza ugateramo n'amasaka akaza kuko yakeneye nayo, urumva wa mwanya wa bya bishyimbo byawe, wa mwanya w'isanzwe uragenda ugabanuka. Niko natwe tumerewe ubu kubera impamvu zo kwiga, gushaka ubumenyi, gushaka kugera ku iterambere, kandi tugomba gutera imbere byanze bikunze, kuko ntabwo tuzasigara inyuma y'abandi. Dusigaye warubajije mu muryango, ahubwo abantu benshi basigaye bashishikariza abana kuvuga za ndimi zizamo bwa bumenyi dukenera, bwa bumenyi dukeneye kuba, rya koranabuhanga dukeneye kuba, ari iby'Icyongereza, Igifaransa, ubwo n'izindi zizaza. Ku buryo rero twumva ko buri munyarwanda yari akwiye guhagarara akibaza, ese ibi nkora ndi mu nzira nyayo? Kuko abantu babikora rwose batishije, bavuga bati ibi ni byo niyo nzira nziza. Umwana ajya mu ishuri akavuga Icyongereza cyangwa akavuga Igifaransa, nagera mu muryango ndakomereza kuri cya Cyongereza, ndakomereza kuri cya Gifaransa, nibwo buryo bwiza bwo kumufasha. N'imikorazana iri muri za ndimi, ababyeyi bakavuga bati ubu ni bwo buryo bwiza bwo kumufasha, gukomeza gufasha umwana. Nibyo koko hari aho atibeshye, wa mukoro wamufasha kuwukora mu Gifaransa, mu Cyongereza, mu Gishinwa yizemo, ariko ukanamutoza kwegera ikinyarwanda, kwegera ubunyarwanda bwe, kuvuga ikinyarwanda. Si ngombwa mu gitondo ngo muramutse ngo bonjour, kandi hari imvugo y'indamukanyo mu gitondo, waramutse. Ibyo bituma umwana akura yegera umuco, yegera ururimi rwe, akumva n'itandukanyirizo ko hari ururimi rwe bwite, hari n'izindi z'abandi akoresha kuri izi mpamvu. Urwe bwite arukoresha mu gihe cyose. Aho hantu ntabwo horoshye kumva ku bantu benshi, ariko ni uguhozaho, wigisha buri gihe, wigisha buri gihe. Natanga nk'urugero, ubu mu miryango myinshi umva abantu batakimenya kuvuga amasano. Ntawe ukimenya kuvuga data wacu, avuga uncle cyangwa se oncle, auntie cyangwa se tante. Iyo bivuze wumva icyo avuze, ariko burya hari ikintu aba ahushije, hari ntibyuzuye. Iyo uvuze uti uriya ni uncle, ubwira yumva ko wari umuntu uvukana n'umuntu mu babyeyi bawe, nibyo. Ariko mu Kinyarwanda umwana cyangwa se umuntu mukuru uvuze uti uriya ni data wacu,
hari icyo bivuze kirenze cyane icyo anko ni data, ni data nk'uwanjye, ni data wacu, yangenzereza nk'uko data angenzereza, yankunda nk'uko ankunda nk'uko data ankunda. Urumva ni umuntu wanjye wa hafi cyane, n'undi data. Ibyo bisobanuro rero ntabwo bigaragara muri anko. Urumva hari akantu kaba kabuze kajyanye n'umuco w'abanyarwanda, kajyanye n'uko abanyarwanda babona isi kandi nabo bibona. Ntawe ukwiye gukeka ko ikinyarwanda ari ururimi rutuzuye, cyangwa se ari ururimi rw'abantu batize, cyangwa se ari ururimi rw'abantu batazi, batari abasirimu. Ikinyarwanda ni ururimi rwuzuye 100%. Hari ugira ati mbuze uko mbivuga mu kinyarwanda. Mwumve nibyo birashoboka kuko ko atazi amagambo y'ikinyarwanda yo kuvuga icyo ashaka kuvuga. Birashoboka kubera impamvu zitandukanye, ni muto cyangwa se ntiyahuye nagize amahirwe yo kwiga ikinyarwanda. Nabyo birashoboka, amateka yacu arabitwereka. Ariko hari n'igihe usanga amagambo yazi, ariko akishimira gukoresha ayo hanze nk'aho ariyo yo ashobora kuvuga ibintu neza. Ntabwo ingero zoroshye cyane rwose. Byita ubusirimu. Ngo ni ubusirimu. Ubusirimu. Ngo sendingira iyo message. Kohereza n'ijambo rizwi ryiza cyane ikinyarwanda, kandi ntawe uriyobewe. Nyoherereza ubwo butumwa ni ikinyarwanda gisanzwe rwose, nta wakiyobewe. Si ikintu gihanitse, ariko kumva abantu uretse mbanze nsendinge cya kintu rero tujya tuvuga, uretse ko tutagomba guheranwa n'amateka ngo duhere tuvuga ngo ibyago byose dufite n'ibyo byavuye mu bukoloni, ibyo nabo twaba nta bushake dufite bwo gutera imbere. Ariko rimwe na rimwe ibitekerezo usanga kuko hari akantu kasigaye, hari ubukoloni bwasigaye mu mitwe yacu butaravamo. Ubu twumvishe ko ikinyarwanda ukigereranyije n'izindi ndimi wagishyira inyuma ku murongo w'inyuma, izindi akaba arizo zizimira. Ako kantu karacyaturimo, nk'uko kera batubwira ko, yakunda kuvuga gutanga urwo rugero, yatubwira ngo Nyirabahire ngo iryo ni izina ry'iripagani, izina ridafite agaciro. Ibifite agaciro ni Kirisitu. Iri Kirisitu bakakwita Esperance, Constantine. Ntabwo uzi aho ryavuye. Constantine no muzi si nyogokuru cyangwa se nyogokuruza, ntabyo uzi. Ariko bakumvisha ko ugomba kumva ko ufite ishema yo kwitwa Constantine, ahubwo igira ipagani uryihorera, ukarishyira ku ruhande ryo ukaryitwa ugeze iwanyu mu bapamo. Kera batubonaga nk'abantu batazi ibintu, bakatwita abantu basa n'injiji, kandi barasanzwe twifitiye natwe ubwenge bwacu, wenda budasa n'ubwabo cyane, ariko sibo bari badutunze mbere yo kubaza twariho. Nge iyo mbibonye nk'uko ubitubwiye mpita mbona umuntu ni nko gusibira. Barasibiye, abantu barasibiye, banze kwimuka kubera bashaka bwa busirimu. Arashaka kuvuga inama, niba ariko ngo dupange ya nama tuzayikore, ngo duplanifier, ubwo no uvuga igifaransa. Undi niba ashaka kuvuga iyo nama mu cyongereza, ngo ya nama se tuyiplaningire ryari. Ntago bimunaniye ko ngo ya nama tuyishyire kwa kangaye n'umunyarwanda, cyase ya meeting ya magambo avugwa buri munsi. No kubivuga kuri we arumva ko ari ubusirimu nk'uko wahoze ubivuga, ariko mu by'ukuri ari kwiyambura icyo ari cyo cyane. Wa muntu uraza aje kumureba ikinyarwanda, tuvuge niba ari umunyamahanga cyangwa se rundi ashatse kwiga byamugora, kubera ntabwo yakunze ibye. Muri make yiyanze, kandi twavuze ko ikinyarwanda ari indangamuntu. Yiyanze, ntabwo yikunze, ari gushaka gukunda iby'ahandi kuruta uko kwikunda. Twebwe rero itegeko rikuru ry'igihugu rigira ikinyarwanda
ururimi rwonyine rw'igihugu, nirwo rurimi rwonyine rw'igihugu. Itegeko nshinga rirabivuga. Izindi ndimi zose ziremewe, ariko dore izo uyu mwanya twemera ni Igiswahili, kimwe kose ko turacyemera, Igifaransa, Icyongereza, ariko urw'igihugu rukaza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rwonyine. Uwo mwanya urumva ko ari umwanya wihariye. Ugiye ukareba amabwiriza ya minisitiri benshi, ayo mabwiriza yose ni imbago zirinda Ikinyarwanda, zivuga ziti dore uko Ikinyarwanda gikwiye gukoreshwa, ni mu gikoresho muri ubu buryo, naho ubundi kiragenda gitana gituma. Kuba hariho ibigo byitaho by'umwihariko, kuba nka REB tuvuge, ikigo cy'igihugu cy'uburezi gishinzwe uburezi, gifata umwanya kigategura imfashanyigisho kwigisha Ikinyarwanda mu mashuri. Kuba hariho ikigo cy'igihugu gishinzwe ururimi n'umuco, Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco aribyo ishinzwe. Urumva ko izo ni imbago nyinshi cyane zigenda zikingira zisigasira Ikinyarwanda. Kuba tukikivuga twese nk'Abanyarwanda batuye mu Rwanda, wenda batuye hanze bo ntabwo twamenye cyane, ariko kuba tukivuga twese nk'Abanyarwanda batuye mu Rwanda, ibyo byose bigaragaza ko kirinzwe. Amategeko dukurikiza yanditswe mu Kinyarwanda n'izindi ndimi, ariko mu Kinyarwanda. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko Ikinyarwanda kirinzwe, bitanga amahirwe ku Kinyarwanda kitazakendera cyane. Hari ikibazo abaturage bamaze iminsi bambwira, bampaye urugero kuva kuri uyu muhanda uyu wa Gatuna kuzamuka agenda ukagera Cyangugu, ibyapa byose aho biva bikagera byanditse mu ndimi z'amahanga. Umuturage akakubaza ati ko twe dutwara imodoka mu Rwanda, izi modoka zacu twenda nge narize, utarize afite ubwo bushobozi bwo kugurira iyo modoka azajya amenya gute ibyo ari kubazwa hariya, kandi iyo tugiye kubazwa rimwe na rimwe batoza mu Kinyarwanda n'urugero, ariko wareba ibyapa ugasanga byanditswe muri izo ndimi z'amahanga. Sinzi niba hari ahantu bikiri, ariko maze iminsi nabwo bambwiye ngo ibizame bishobora kuba byarakosowe, ariko hari abantu bambwiye ngo mu minsi yashize bakoze ibizame ugasanga ari ubabaza mu ndimi z'amahanga, kandi wenda yiyumva mu rurimi rwe rw'Ikinyarwanda. Undi akavuga ati uziya gusama ujya nko muri banki ugasanga hari nk'indimi z'amahanga, mbere yo kubona Ikinyarwanda wenda ukakibona ari uko wagiye nko kubaza, ukibaza ngo ese kuki niba twemera ko ari rwo ruza mbere ruyoboye izindi ndimi zose, kuki atari rwo rubanza? Wabiganira n'abantu ugasanga barakubwira ngo uyu munsi wa none mu guhaha, mu mibereho yacu buri munsi dukeneye kuvuga izo ndimi z'amahanga kuko dufite ibintu byinshi bituma duhura n'abo banyamahanga. Yego koko nibyo, ariko se ni impamvu yo kugira ngo umuntu yibagirwe uwo yumve atanabishaka? Kuko niba turi gusigasira imbaraga turi gushyira mu zingana gute, haba ari mu mashuri, haba ari mu rubyiruko rukuru, haba ari no mu muryango nyirizina, haba ndetse no mu buyobozi, izi mbaraga turi gukoresha uyu munsi wa none, nta mpungenge wenda mwe mufite ubwo buryo, abandi mufatikanyije gusigasira ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda turi kuvuga, mufite imbaraga ki cyangwa se mufite gahunda zihe zo kugira ngo musigasire? Kuko mu bigaragara hatagize igikorwa nyacyo nk'uko muri kubivuga, twazasanga dufite rwa rurimi birwa bavuga uyu munsi ngo ni Ikifurangire cyangwa Kinyafurangire. Mufite imbaraga ki? Imbaraga zo zirahari. Burya abantu s'Abanyarwanda twenyine, abantu bakunda ikintu giciye mu mategeko, kuko niyo naza kubwira hari abantu benshi tuganira mu mabanki kamuta, ariko ko mbona urupapuro rwanditse mu Cyongereza gusa, kandi abazana amafaranga hano cyangwa baza kuyafata ni Abanyarwanda. Namwe ndabona muri Abanyarwanda, kuki urupapuro rwanditseho mu Cyongereza gusa? Akakureba avuga ati mbwira, hari itegeko nishe?
bakagutsinda ariko niho bitanditse ariko ikinyarwanda n'ururimi rwawe rwakagombye kuza imbere y'ibindi cyane cyane kuko ukoresha urupapuro n'umunyarwanda nawe umunyarwanda n'ibyo muvugana muravuga mu kinyarwanda bikaza gusanga akoresha urupapuro mu cyongereza cyangwa mu gifaransa aho rero haracyakeneye imbaraga n'ubuvuzi ariko twabitekereje twanditse imikoreshereze y'indimi mu Rwanda amabwiriza y'imikoreshereze y'indimi mu Rwanda harimo nuko nyine niba ukoresha indimi ebyiri tuvuye muri banki cyangwa ahandi ikinyarwanda kigomba kuba kirimo byanze bikunze bitari ibyo uzaba wishisha itegeko noneho ube wanahanwa ndetse ni iyo amategeko y'amabwiriza amara gusohoka kandi ari hafi amaze iminsi aganirwaho cyane anozwa ari hafi kugira ngo icyo gihe n'abantu badategerejwe nuko bahanwa burya bwose nuko bimeze ni uyu mwanya tugomba guha ikinyarwanda bakagera akabikurikirana none nk'abantu mubifite mu nshingano mpise nibaze mufite itsinda ry'abo banditsi se cyangwa ry'abo bantu bari kureberera iki kinyarwanda turi kubona kisa nk'ikigenda mu marembera nubwo kitaragerayo rishinzwe kuba ryareba nk'abo basaza batubwiye bakuru bafite ubumenyi bafite ubwo bushobozi baturusha byinshi baturebeye izuba bagenda bakabaganiriza bakandika cyangwa se batanakwandika bagafata ayo majwi ibi twirwa dushyira ku mateleviziyo nk'uko mwabivuze bidafite wenda icyo biri kwigisha bakaba babitambutsaho umuntu ari kwigisha abantu icyo kinyarwanda babitambutsaho umuntu ari kwigisha nk'iyo ni bavuga munyuzaho hari isaha ikatambuka ari ikinyarwanda cyangwa se ari niyo migani cyangwa se ari nuko gusiga mu kinyarwanda mufite abantu ibyo bintu bari kubisigasira kugira ngo tutazagera ari igihe runaka n'abo bantu bakuru bafite ubwo bumenyi tukababura tutarabifashe tutaranabyanditse rirahari nta kigo na kimwe wasanga gifite abantu ku buryo buri muntu aba afite inshingano nk'iyo abantu bashinzwe kwandika bashinzwe ahubwo abantu bariho bashinzwe guteza imbere icyo gikorwa si bo bagikora ni ukugiteza imbere gufasha abandi abanyarwanda bose muri rusange bumva bakora icyo gikorwa nk'icyifuzo nazanye wenda kuko nzi ko mubifite mu nshingano hari abantumye abo basaza niba bahari koko ndetse n'abo bantu babafasha kugira ngo mubashe kubyandika mu bitabo bibaye byiza mugafasha abaturage batabasha kuwugera nko kuri ibyo bitabo tuvuga urugero ariko babona uburyo bareba aya mateleviziyo babona uburyo bakumva nk'ayo maradiyo ariko wenda batabonye uburyo bagera kuri ibyo bitabo byihuse bagakorerwa nk'ayo majwi kuyafata cyangwa se n'ayo mashusho kuyafata ntekereza ko nk'igihugu cyose dushaka twifuza ko ururimi rushyigikirwa koko nk'uko tuba tunategura kwizihiza umunsi mukuru warwo nuko tuba turushyigikiye kandi tuzi ko ari n'indangamuntu yacu kandi ari narwo ngo ihetse umuco koko isaha cyangwa se iminota itabura ku mateleviziyo dufite mu gihugu niko n'abaturage babitekereza ubwo iyo turimo tuganira ibyo bintu bikaba byatambuka wa muntu wicaye iwe utabonye icyo gitabo cyo gusoma ariko abona umusaza runaka wenda kari mwabo ari kuganira avuga wenda inkuru mu kinyarwanda akanasobanura umuntu akumva cya kinyarwanda cyangwa se ari kuca umugani runaka utabashije kubona uko abona cya gitabo ariko akabibona biri gutambuka hehe ku mateleviziyo hari isaha runaka ninjya kuri BTN ndabibona hari isaha runaka ninjya kuri televiziyo Rwanda nzamenya iki hari isaha runaka ninjya kuri iyi ngiyi ni TV1 nzamenya iki ibyo bintu bigategurwa muri kwa gushaka za mbaraga twese dushyize hamwe ntekereza ko hari icyo byamarira abanyarwanda kugira ngo turusheho kwiyubaka mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda hari byanafasha n'ababahungu n'ababakobwa rwa rubyiruko uyu munsi wa none ruri kuvuga ngo nibigezweho
yajya kuvuga ngo wabibonye se ati wayotse se cyangwa ngo washonnye nabona umusaza ari mucyashya akamubwira ngo ntabwo bavuga wayotse ntabwo bavuga washonnye akabibona kabiri gatatu azajya ajya kuvuga ari mu bandi atinya ntiyabonye cya gitabo ariko arabizi neza ko bibujijwe. Icyo kintu ndagikunze cyane ndagikunze natwe uko dutekereza ahubwo aho ngaho nimudufashe dufatanye wenda nibyo mudufashe icyo kintu tukigereho dufatanyije tugashaka ya makuru nyayo bya bihozo nyabyo za ndirimbo nyazo wa mugani bya bisakuzo tukabikusanya tukabizana tukabibyerekana tuzamurika ibisakuzo akunda gusaka umwana we nta kibazo afite icyo umweretse nicyo akurikira akunda gusakuza azakunda ikinyarwanda ni ubufindo bukubiye mu kinyarwanda nawe azajya akura yumva yafinda mu kinyarwanda cyangwa yafindura mu kinyarwanda niko gukunda ururimi n'ubundi numva rero naho ngaho dufatanya birusi uko tubikora ntituragira aho dufatanya kuko ngo twumve ko turi ku rugamba rumwe hamwe nabo rero ibyo nabyo birakenewe kuko gufatanya birakenewe mu ngeri zose bivuze rero ngo dukeneye ubwo bufatanye kuko kandi koko bukwiriye kugira ngo dusigasire ururimi rw'ikinyarwanda turi kuvuga kuko hari umushakashatsi wanditse nigeze gusoma Claire kavuga ngo kuvuga ikintu ushaka kukivuga mu rurimi rwawe ntukivuge mu rurimi rwawe ngo cyumvikane ngo ni nko kugira inzu ariko ukaba mu mihana kugira inzu ukaba mu mihana ufite aho kuba ukaryama ukisanzura ukagubwa neza yewe ugasinzira ibitotsi bikaza n'ibindi bikaza ariko uraye mu mihana ngira ngo niba harabaraye mu mihana ntakeza ko nawe utaraye mu mihana nibihe twabayemo icyo nicyo nyabwira nk'abantu cyane bisa no guhunga nta abantu bahunze kandi abanyarwanda twese twarahunze nta munyarwanda utarahunze kwiyanga nta munyarwanda n'umwe utarahunze tuzi guhunga icyo ari cyo tuzi ingorane zo guhunga iyo rero duhitamo kujya gukoresha indimi z'amahanga kandi dushobora gukoresha ikinyarwanda ni nko guhunga urahunga ururimi rwawe ukaruhungira mu z'amahanga urahunga uwo uri we ugashaka kuba undi utari we utazanabaho kwiyanga ni ukwiyanga hakorwa iki rero muri gutegura umunsi mukuru mpuzamahanga w'ururimi kavukire nayo mpamvu wenda twateguye iyi ngingo kuganira ku rurimi kavukire rw'ikinyarwanda cyacu cyiza ngo byiduhetse ihetse umuco wacu ni iki cyangwa se n'ubuhe butumwa mufite mu gusakaza cyangwa se kugeza ku bantu ndetse munatubwire n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka kugira ngo abantu babyinjiremo babyumva neza cyane. Ntangire kuri iyo twari dusanga abantu bose mu kinyarwanda hari n'abafite ubushake bwo kukivuga ariko nyine akagera ahura n'izo nzitizi z'ibyo babona kuri televiziyo ibyo yumva mu nzira y'ibyo yumva hirya no hino twari tuvuga bw'abajama abaki abaniga ababebi amashumi iyo nganira n'abanyeshuri bafite amagambo menshi rero insanganyamatsiko ihamagara abantu bose kugerageza kunoza ikinyarwanda. Insanganyamatsiko y'umwaka y'igiti dukoresha ikinyarwanda kinoze twese. Icyo dusaba rero abantu muri ibi bihe ni ukwita ku kinyarwanda kandi hari amatsinda buriya dukunda kuganira nayo, amatsinda aheka ayandi, amatsinda ndetse areshya ayandi. Amatsinda ni ayahe? Amatsinda ni abanyamakuru uko aravuga bakamwumva, abato bakamwigana, ni abahanzi nabo turabasaba kudufasha cyane. Niba hanze yumve ku gihangano cye cyane cyane abaririmba
ko ari n'itura atuye uwo ahangiye, ituro rigomba kuza ari ryiza risukuye, ahangiye mu Kinyarwanda kandi Kinyarwanda kinoze. N'abayobozi b'ingeri zose, abayobozi bari kwinshi. Hari abayobozi mu rwego rwa politike, mu butegetsi, hari abayobozi mu mirimo, nawe udakora muri leta uyobora, hari abayobozi mu ngo, urugo rugira umuyobozi, ubazwa ibyo mu rugo ni umuyobozi w'urwo rugo, yewe n'umwana ukuriye undi ni umuyobozi, kuko murumuna we aramushinzwe, ntazabona arya ibyondo ngo amureke, aramushinzwe n'umuyobozi. Abo bantu bose rero tusaba ngo badufashe, babe urugero rw'abandi, babe urugero rw'Ikinyarwanda kinoze, babera abandi urugero. Nicyo tubasaba kugira ngo badufashe, cyane cyane rero abafite umwuga wo kuvuga, kuko ubu turavuga ururimi ruvuga, ntitugaruka cyane ku rwanditsi rufite amategeko yarwo, nabyo ariko cyane cyane turavuga imivugire y'Ikinyarwanda. Cyane cyane rero abanyamakuru, abahanzi bahanga bavuga, baririmba, bakoresha amajwi n'amagambo, turabasaba rwose mudufashe, mube urugero, mubere abo mubwira urugero, mubere abo muyobora urugero. Inama dutanga ni uko abantu bakwita ku rurimi rwabo, bakumva ko rufite agaciro kandi bakaruhesha agaciro imbere y'izindi ndimi dukoresha. Rero nta bindi twongeraho, naha dusoreje ikiganiro cyacu. Mukunda ururimi rwanyu, mukunda ururimi rwacu, kuko nirwo ruturanga, niyo ndangamuntu yacu. Ntabwo tuzakunda iby'ahandi dusize iby'iwacu ngo niturangiza tuzumve ko bizatugwa amahoro. Oya. Murakoze, naho ubutaha. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Umuco mu iterambere. Murarikiye gukurikirana ikiganiro Umuco mu iterambere kuri BTN TV, aho tugaruka kuri byinshi byaranze umuco wacu w'Abanyarwanda, ndetse n'uyu munsi bikituranga, dukwiriye gusigasira kugira ngo tugire rya terambere rirambye kandi rishingiye ku muco. Nta terambere ntaho twaba tugana, kandi nta n'iterambere ridashingiye ku muco ryaba rifite aho turituganisha. Mbararikiye rero gukurikirana iki kiganiro.